kandi ikintu kirimo kungora ubundi bavuga ko ibintu bibera Vegas utabivuga ko ibintu bibera Las Vegas ubundi biguma muri Las Vegas nibi ngibi turimo turababwira mu bibike bibibanga nimuzaduteranye na leta zimwe za Amerika na za FBI na za CIA zitazaza kudushaka hanyuma ibikapu byabuze banyirabyo bibe biri hariya nkandi ni nakubwira ko Las Vegas ubundi mu magambo make bawufata nk'umujyi w'amarira n'ibyishimo amarira n'ibyishimo ikindi bakawufata nk'umujyi w'urumuri n'urusaku no kuvuga urumuri n'urusaku ikindi ukafata nk'umujyi w'amafaranga n'imikino ikindi gitangaje bawufata n'umujyi w'uburaya n'uburanga bw'imitako wumvishe ibintu uzwiho amarira ibyishimo urumuri urusaku amafaranga imikino uburaya n'uburanga bw'imitako ariko urugendo nuko rwatangiye nibyo nshaka kubereka ndashaka kubereka noneho Las Vegas ngiye kuyibatembereza mugiye kubona ibyo amaso yanyu atabonye ibyiza by'umujyi ariko ngamije yuko tuba tureba tumenya uburyo y'ahantu dutemberera tuba dufite amafaranga tumenye ko dutembera tumenye ko dukoresha amafaranga twatembereye tumenye n'utundi tuntu twinshi dutandukanye tuba tutazi ndakubwira byinshi Kigali izabera gutya ndashaka Kigali izabera gutya buri gihe mbabwira Emma Claudine Meya Sam n'abandi bakozi bose mu mujyi wa Kigali mujye mureba zino videos hari icyo byafasha mu gutegura Kigali nziza ndetse n'abayobozi bafata ibyemezo no mu yindi mijyi ariko za Musanze za Gisenyi muri za Ministeri n'ahandi Siaro rero wenda na mbere yuko twinjira kuri Las Vegas reka nkubwire na Siaro kuko ndashaka kuzayibatembereza na Abuka no umujyi na udasanzwe Siaro no umujyi munini cyane muri leta ya Washington State abantu bakunda kwiteranya Washington DC na Washington State hari Washington State ari naho ntuye mu mujyi witwa Siaro hakaba na Washington DC Las Vegas Nevada baby Nevada nyango mwabonye ikirere cyaho turimo kuza ni muri desert bro aho ngaho urahita ubibona ko Nevada ari desert leta Nevada ni muri desert Las Vegas ni umujyi uri muri desert mo hagati muri desert no kuvuga nta binyabuzima bihari cyangwa se ibiti ntabyo wapfa kubona muri Nevada biragoye keretse nyine ibyo bahateye ibintu yango ako gace yakaberetse abo yagafashe turi mu ndege Vegas muri Nevada mwabonye ama video menshi mwabonye inzira twagiye ducamo tuza ubu rero nta handi turi kuri airport urabona ngo mvuye gufata igikapu na bavuye gufata ibikoresho abo wabibonye byose byose na tripod all right yes aha rero ni naho bafatira ibikapu ku kibuga cy'indege cya Las Vegas hari ubundi banakita gute sindabona n'izina ryacyo ya hanze usoka ikintu cy'igishyuhe hari ubwo twakita gute ikintu cy'ubushyuhe gita kigukubita ukinjira ahubwo se turafata taxi turafata Uber reka dushake Uber tureba ahantu ikorera bari tujya gushaka amarira akenshi aturuka rero kuri amafaranga barakurya ibirya barezi birakurya bro miliyoni zikashirira cyangwa se imyidagaduro wagiye cyangwa se uburaya buriyo n'ibindi byinshi cyane bigasanga abantu bahasize amafaranga bagataha barira ariko nanone bishimye bavuga umujyi w'amarira n'ibyishimo utaha warize ariko wanishimye muri rusange rero ikintu nakubwira cyo bintu bidasanzwe bizwi kuri Las Vegas mbere yuko nza kwikwinjizamo nicyo bita the strip ahanza hagagaruka ubu wayita downtown kuko niho hazwi cyane ariko bafite iyo bita old downtown I know haba screen yigeze kuba screen ya mbere nini kwisi ariko ubu ngubu hari indi screen yayiciyeho iyo screen ya mbere nini kwisi nayo nzaza tutashwaye nibereke so hasi rero buriya rero muri iyo miyoboro bubatse habamo abantu benshi cyane naho bavuga ko habamo abantu barenga bari hagati y'1200 n'1500 batuye mahonga munsi y'isi munsi ya Las Vegas urumva ni ibintu bidasanzwe ikindi bagira icyo bita atomic tourism cyangwa ibintu ukwiye kwitondera rero ushaka kujya gusura Las Vegas kugira ngo nimba wahakunze ukuri kino video ushaka kubasura ibintu ugomba kwitondera no kuri Las Vegas haba check 1 2 they got it going on homie let's do this alright don't beat mumeze mute nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubaramburaho ibiganza bye kabisa nizere ko imigisha y'Uwiteka ikomeje kubabera umugisha nk'ibisanzwe unyite ALLY SOUDY nawe nkwite wowe ikiganiro ni ALLY SOUDY on air hanyuma ntabwo ndi butinde nizere ko mwamaze kubona uburyo bwiza bwo gukoresha amafaranga yanyu rero mukora ama investment mukora icyo bita kwizigamira no kwiteganyiriza hagize ikikubaho n'ibindi ubwo nta handi ni muri LUMIERE Financial Services reba nimero ngaha na Clarisse naramuzanye kenshi ngo basobanurire ibijyanye n'amafaranga icyo ngicyo nize ko mwagikemuye mu mwandikire LUMIERE muri rusange babafashe gukemura ikibazo cy'amafaranga ndaza no gushyira no video nsoza ibisobanura neza kurushaho ubundi turebe ko twese twakiteza imbere hanyuma rero mwabonye nanone na video bushize
na turi muri Las Vegas nyine nubwo nahuriyemo na Clarisse muri MGM Grand, ariko urugendo nuko rwatangiye. Nibyo nshaka kubereka, ndashaka kubereka noneho Las Vegas ngiye kuyibatembereza, mujye kubona iby'amaso yanyu atabonye ibyiza by'umujyi, ariko ngamije yuko tuba tureba tumenya uburyo y'ahantu dutemberera, tuba dufite amafaranga, tumenye ko dutembera, tumenye ko dukoresha amafaranga twatembereye, tumenye n'utundi tuntu twinshi dutandukanye tuba tutazi, ndakubwira byinshi ubutazi. Hanyuma kandi na Kigali yacu, ndashaka ko Kigali izabera gutya, ndashaka ko Kigali izabera gutya. Buri gihe mbabwira Emma Claudine, Meya Sam n'abandi bakozi bose mu mujyi wa Kigali, mujye mureba zino videos, hari icyo byafasha mu gutegura Kigali nziza, ndetse n'abayobozi bafata ibyemezo no mu yindi mijyi ariko za Musanze, za Gisenyi, muri za ministeri n'ahandi, nuko muza nkana batembereza, muze dutemberane muri ALLY SOUDY mu mihanda ya Kigali, tuzenguruka isariko, reka tuzengurukize nyita ALLY SOUDY, nanjye ngugarure subscribe, like n'ibindi. Hanyuma rero ejo bundi nagize gutya na Abu wanjye my brother BOBEX Studio, nize kumeze neza cyane, ahantu uri n'umufasha wa Esther ndetse na Akram umuhungu wawe. Hanyuma rero Abu arabwira ati tujye gutembera, ndamubwira tujye Las Vegas, ariko twereka abantu isi imeze, tubereka umujyi uko imeze. Aha rero murimo kubona turi mu modoka na Abu, tugenda dutera story, tuganira byinshi bitandukanye, tugana ku kibuga cy'indege cya muri Seattle rero. Wenda na mbere yuko twinjira kuri Las Vegas, reka nkubwire na Seattle kuko ndashaka kuzayibatembereza na Abu, kuko ni umujyi nawo udasanzwe. Seattle ni umujyi munini cyane wo muri leta ya Washington State, abantu bakunda kwitiranya Washington DC na Washington State. Hari Washington State ari nawo ntuye mu mujyi witwa Seattle, hakaba na Washington DC, iriya DC ivuga District of Columbia, na agace karimo kapitale ya leta zunze za Amerika. Hanyuma rero Washington DC muri Seattle niho twahagurutse, akaba ari umujyi munini rero nkuko nari nkubwiye, kandi akaba ari munini kurusha indi mijyi yose mu agace bita Pacific Northwest, agace k'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Amerika. Ubwo rero niho haza umujyi wa Seattle. Ni umujyi munini kandi ukize mu burengerazuba bwa Amerika, ufite abaturage basaga 737. Ubwo nibyo muri 2020 niko byagaragaza, wenda bigeze nko 800 hafi 900 nta wamenya. Hanyuma raka mu mutima w'ubukungu n'ikoranabuhanga bya leta zunze za Amerika, kuko na ahantu hakomoka amakampani akomeye cyane munazi nka Amazon, aba Jeff Bezos bakomoka hano muri Seattle, Microsoft ba Bill Gates bakomoka hano muri Seattle, Boeing ni murazi indege za Boeing ikomoka hano muri Seattle, n'izindi zikomeye companies zikomeye cyane nka za Starbucks, nazo munimbungwa coffee ya Starbucks ikomoka hano muri Seattle. Urumva no mujyi ukomeye cyane mu bucuruzi n'ukoranabuhanga, ukaba n'umujyi w'icyambu uhuza leta zunze za Amerika n'uburasirazuba bwa Aziya, no kuvuga ushaka kujya muri Aziya y'uburasirazuba na Alaska, no mu gace ka Alaska hejuru bakunze guca mu cyo bita Puget Sound. Ahangaha aya mazi ni hakujyana, ikaba rero n'umujyi uri ku butumburuke n'imiterere y'ikirere, nuvuga imisozi, amazi menshi, imvura nyinshi n'ubutumburuke bwa metero zisaga 45. Urumva uregere mu misozi kandi wegere ku nyanja. Akaba rero n'umujyi wo muri Amerika ufite izina rikomeye, kuko ni izina Seattle niwo mujyi wonyine wo muri Amerika ufite izina ryitiriwe umwe mu bayobozi bo mu miryango y'Abahinde. Buriya Seattle ni izina rikomoka mu miryango y'Abahinde bita Amerindiye, b'Abahinde babanje basanga butaka bo muri hano muri leta zunze za Amerika. Akaba rero rikomoka ku mushefu umuyobozi wabo mu bwoko bw'Abahinde bita Duwamish, cyangwa se n'abandi bita Sukwamish na Duwamish, niho izina Seattle rikomoka. Ikaba rero iri muri Puget Sound, nuvuga no mujyi uri hagati y'icyo bita Puget Sound na amazi abayinjira ku mugabane cyangwa se mu butaka bw'isi, hanyuma n'ikiyaga bita Washington. So urimo hagati uwo mujyi. Hanyuma kandi ukaba uhereye mu gace gashyuha gake cyane, kahago imvura nyinshi, kandi gakingiwe n'imisozi nka Olympic n'imisozi y'ama Cascade ni imisozi myiza myinshi cyane igenda imeze ukuntu iryoheye kuyireba. Ariko hakaba n'undi musozi ukomeye cyane bita Rainier, umusozi aho waba uri mu mujyi henshi ubona uwo musozi, n'umusozi umeze nk'ikirunga. Ikindi uzwiho kugira agace akantu bita Space Needle, ni kakantu kagaragaza nko kuzi Statue de la Liberté cyangwa se Tour Eiffel, ifite akantu kitwa Space Needle, abantu bakunda kujya baje kwasura. Hakaba n'isoko ryitwa Pike Place Market, abantu bakunda gusona. Nigeze kuribereka ndi kumwe na Lakinze Imana yansuye, niho havuka ya umuziki wa rock, mubona abarokeri bameze nk'abasazi baririmba ibintu bibabaje, depression, by'abwenge, kubyina, kubabazanya. Iyo umuziki wa rock waje kwamamara mu myaka za 90 ukomoka hano muri Seattle. Reka nzabigarukaho, nzabaganiriza aho ukomoka. Ikindi uzwi ku ikawa ya Starbucks, ni ikintu kizwi hano muri Seattle. Hanyuma rero tugenda rero na Abu muri uwo mujyi, ubwo twari turimo turawuvamo, twageze ku kibuga cy'indege cya Seattle. Ni ikibuga cy'indege kizwi nka SeaTac, na ahangaha murabibona ko twaje kwinjira kuri SeaTac, tuhasanga abayobozi
cyangwa se immigration irimo itubaza ibyangombwa, ugomba kugaragaza ibyangombwa byawe, ngira ngo mu murareba amashusho bagakwereka inzira aho ugana n'ibindi byose. Hanyuma rero tugenda turabubaha, dukurikiza ibyo batubwiye na Abu dutemberana. Abu ikintu kidasanzwe kuri Abu ntabwo yaherukaga mu ndege kuva yava mu Rwanda. Abu ndabivuze ndakuraburiye. Yes, ariko ntabwo amaze imyaka myinshi muri Amerika, nibwo amaze nk'umwaka ndibaza cyangwa ibiri, irajya ku bibiri. Urumva rero ko ahubwo ari imbere cyane. Hanyuma rero Seattle Tacoma International Airport cyangwa se yo bita SeaTac ifite ibintu byinshi bitangaje, nayo ni ikibuga cy'indege kidasanzwe. SeaTac rero yakira abantu benshi cyane kurusha uko wabitekerezaga. Buriya mu mwaka wa 2022 kino kibuga cy'indege murimo kureba turiho tugiye guhagurukira tujya muri Las Vegas cyakira abantu basaga miliyoni 46 buri mwaka. Ibaze muri 2022 cyakire miliyoni 46 z'abantu. Urumva ni ikibuga gikomeye cyane. Kandi muri 2022 cyabaye ikiyuga cy'indege kiza cyane muri Amerika y'Amajyaruguru yose, uko Skytrax yari yabitangaje. Urumva rero ko ni ikibuga gikomeye cyane, kizwiho cyane rero imikorere myiza, nyubakire n'uburyo cyubatse mu buryo cyita ku bakiriya, gishyira abakiriya imbere cyane. Kikazwiho rero gukora utuntu twinshi two gushimisha abakigenda, ndetse kikagira n'isomero ryinshi. Nukuvuga bakita nk'ikiraro cy'amasomero cyangwa se bridge y'ibitabo. N'ahantu bakunda kugira ama book clubs menshi ku kibuga cy'indege, aho abantu basomera ibitabo ndetse banabigura. Ikindi bakagira n'icyo n'uburyo abagenzi bahaca batanga ibitekerezo bituma ikibuga kirushaho gukora neza cyane. Urumva rero bituma abantu bagikunda cyane, ku buryo buri munsi basoma ibitekerezo by'abakiriya baciye ku kibuga cy'indege. Ikindi kizwiho rero nuko mu mwaka w'1932 barimo baracyubaka bacyagura, habonetse igihanga cya dinosaur iyo bita woolly mammoth. Woolly mammoth ni mu gihe cyo kwagura ikibuga cy'indege habonetse ibisigazwa by'inyamaswa ya kera cyane yibise woolly mammoth mu butaka bwa SeaTac. Urumva rero ni ikibuga n'ubutaka bwa kera, n'ubutaka bw'Abahinde bahatuye imyaka n'imyaka myinshi cyane muri Seattle muri rusange. Urumva narababwiye ko n'umujyi witiriwe umwe mu bashefu b'Abahinde. SeaTac rero buriya ku kibuga cy'indege cya SeaTac kijya n'ibibanza ahantu hatatu hagenewe inzuki, usanga bareka inzuki zikahatura. Ni ukuvuga bashyize ahantu hasaga hatatu hashyirwamo inzuki mu rwego rwo kurengera ibidukikije no gufasha mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ni ahantu bita cyane ku bintu by'ibinyabuzima. Ikindi gitangaje wenda nakubwira cyo nuko na muri uyo kuce ku muhanda wa cyangwa se ku nzira winjira mu kibuga cy'indege, umuryango iyo bita gate ya N7 hakiniwe filimi mu 1993 iyo bita filimi yakinwemo na Meg Ryan ndetse na Tom Hanks. Icyo gihe rero yinjiye muri uriya muryango bituma hamenyekana cyane. Umva muri za 1990 amafilimi cyari ikintu gikomeye cyane iyo bakiniraga ahantu abantu bose baga bahazwi. Ikindi nakubwira cyo nuko kino kibuga cy'indege uri murambonaho turimo kugendaho gifite parking zijyamo imodoka zirenga 13,500, ikayigira imwe mu parking manini cyane muri Leta Zunze za Amerika. Mbaho navuga kuri National Disney World. Nimba waragiye muri Disney World uraye ku parking yari nini, imagine ko ya SeaTac ya Seattle irayiruta ku kibuga cy'indege. Ikindi rero SeaTac no kuvuga agace ka SeaTac kari kibuga cy'indege ubundi bagafata nk'umujyi cyangwa se quartier yayo bayita C cyangwa se SeaTac. Bavuga ko urebye abantu bahaca buri munsi, no kuvuga buri munsi haca abantu barenga 136 cyane cyane mu gihe cya sama. Abantu barenga 136 ni benshi cyane baca muri ako gace kuri icyo kibuga cy'indege, bigatuma rero baramutse bawugize umujyi ku giti cyawo ngo waba umujyi wa gatandatu munini muri leta ya Washington State. Hanyuma rero ikaba rero izwiho kubaka rero amateka no kubaka kimwe mu bibuga bikomeye cyane, kandi ni ikibuga cy'indege gikora amasaha 28 kuri 28 iminsi 7 kuri 7. SeaTac rero nakuvuga ko ni ikibuga cy'indege, si ikibuga cy'indege gusa ahubwo ni ikigo cy'amateka, ikoranabuhanga, ibidukikije, sinema n'umuco, n'uvuga akunda gukirwa n'amafilimi n'ibindi bitandukanye. Nuko rero byari bimeze kuri iyo SeaTac, nyango mwarimo murabireba. Nashaka nyigusobanuro gatoya unasobanukirwa ikibuga cy'indege, ariko ubwo twahise dufata indege twinjira mu ndege ya Delta niyo twagendeyemo. nimwe mu ndege zikomeye cyane hano muri Leta Zunze za Amerika, ifite icyicaro ndibaza ku kibuga cy'indege cya Atlanta muri Georgia. Ikibuga cy'indege kinini cyane, nisubira Georgia ngomba kuzasura ikibuga cy'indege cya Atlanta, nacyo kirakaze. Hanyuma rero twahise twurira indege idususurutsa hehe, itumanurira Las Vegas, Nevada baby. Nevada nyango mwabonye ikirere cyaho turimo kuza, ni muri desert bro. Aho ngaho harimo agashoka ni gatoya, ariko wenda
Kojo namfasha muri gutegura zino video abereke uburyo turi mu ndege harano mu kirahure bigaragara harano mu kirahure bigaragara ndetse nizere ko Kojo abereke urahita ubibona ko Nevada ari desert. Leta Nevada ni muri desert. Las Vegas ni umujyi uri muri desert mo hagati muri desert no kuvuga nta binyabuzima bihari cyangwa se ibiti ntabyo wapfa kubona muri Nevada biragoye keretse nyine ibyo bahateye ibintu yango ako gace yakaberetse abo yagafashe turi mu ndege hanyuma tumanukira rero ku kibuga cy'indege cya Las Vegas mwari mwatangiye kukibona ni ikibuga cy'indege nacyo cyiza cyane. Nakubwira ko Las Vegas bundi mu magambo make bawufata nk'umujyi w'amarira n'ibyishimo. Amarira n'ibyishimo, ikindi bakawufata nk'umujyi w'urumuri n'urusaku. No kuvuga urumuri n'urusaku, ikindi ukafata nk'umujyi w'amafaranga n'imikino, ikindi gitangaje bawufata n'umujyi w'uburaya n'uburanga bw'imitako. Wumvishe ibintu uzwiho. Amarira, ibyishimo, urumuri, urusaku, amafaranga, imikino, uburaya n'uburanga bw'imitako. Yes. Ngira ngo mwakomeje kubona ama video menshi tuzanye na Abu tuje mu mihanda ya Kigali, ALLY SOUDY mihanda ya Kigali, Las Vegas muri Nevada. Mwabonye ama video menshi, mwabonye inzira twagiye ducamo tuza. Ubu rero nta handi turi kuri airport, urabona ko mvuye gufata igikapu na bavuye gufata ibikoresho. Abu wabibonye byose? Byose nabifite byose na tripod. All right. Yes, aha rero ni naho bafatira ibikapu ku kibuga cy'indege cya Las Vegas. Hari ubundi banakita gute? Sindabona n'izina ryacyo. Ariko nzi ko ari ahantu mwabibonye handitse ngo welcome to Las Vegas. Ariko ino ni mu gice bafatiraho ibikapu indege za Delta ziri loko zigendera mu rugo. Ukomeje hirya hano twavuye hirya iriya ho niho izindi ndege zitandukanye za United, JetBlue n'izindi nyinshi za Alaska Airways zikorera muri Amerika naho zifatira ibikapu. Ni airport nk'izindi. Na ikintu nabonye gitangaje kuri airport ya Las Vegas ni ibiryabarezi byinshi. So rukuvuga ukiva mu ndege bahita batajya kugura ibiryabarezi. Uhita utajya kugura n'ibiryabarezi. Batajya gushaka kumaramo amafaranga. Ubwo murabizi ku bantu bazi Las Vegas ni umujyi wa casino. Nicyo kintu izwiho, ni nacyo kintu banayishingiye. Ni casino n'ama entertainment, ibintu by'umwidagaduro ku rwego rwo hejuru. Kandi ikintu kirimo kungora, ubundi bavuga ko ibintu bibera Vegas utabivuga. Ko ibintu bibera Las Vegas ubundi biguma muri Las Vegas. Ni ibi ngibi turimo turababwira mu bibike, bibibanga, nimuzaduteranye na Leta Zunze za Amerika na za FBI na za CIA zitazaza kudushaka. Hanyuma ibikapu byabuze ba nyirabyo biba biri hariya nk'ahandi ni nk'i Kigali kuri aeroport hose ni kimwe. Reka dusohoke muri airport. Ikintu nababwira cyo nuko twaje aha ngaha yuko tubafitiye ama story, tugiye kubereka umujyi wa Las Vegas, tugiye kubereka ibintu bidasanzwe bigiye kubera hano muri Las Vegas. Hari ibintu byinshi cyane bigiye kuhabera. So turagerageza uko dushoboye nge na team yanjye, ubwo nuvuga nge na Abu ni team yose. Ahantu ko hashyushye. Kandi naje nambaye ikote. Ariko mu ndege hari hakonje. Ibibazo. Hanze usohoka ikintu cy'igishyuhe, ari ubwo twakita gute, ikintu cy'ubushyuhe gita kigukubita ukinjira. Ahubwo se turafata taxi, turafata Uber. Reka dushake Uber tureba ahantu ikorera bariyo tujya gushaka. Reka dukoreshe Uber. Taxi ntago ndazifata sinzizera. Reka tuze experience bitirebe nyine ubwo niba hari byinshi nshaka kubereka kuri uyu mujyi wa Vegas. Ni umujyi wubatse mu butayu bwa Nevada ariko ufite ubuzima burenze bw'imijyi minini cyane. Ni ihuriro rero rw'abantu bashaka kwishimisha, abantu bashaka kuryoshya niho bajya, bashaka kurya neza, bashaka kureba ibitaramo, gukina imikino y'amahirwe n'ibindi bose bisanga bagiye Las Vegas. Ukaba umujyi w'inzozi rero n'amarira nk'uko nabikubwiye, abantu bagiye gushaka amahirwe, kwiruhura cyangwa se kwibagirwa ubuzima busanzwe baba baraciyemo. Amarira akenshi aturuka rero kuri amafaranga barakurya, ibiryabarezi birakurya bro, miliyoni zikashirira, cyangwa se imyidagaduro wagiye, cyangwa se uburaya buriyo n'ibindi byinshi cyane, bigasanga abantu bahasize amafaranga bagataha barira ariko nanone bishimye. Bavuga umujyi w'amarira n'ibyishimo, utaha warize ariko wanishimye muri rusange. Rero ikintu nakubwira cyo bintu bidasanzwe bizwi kuri Las Vegas mbere yuko nza kwikwinjizamo, nicyo bita The Strip. Aha nzahagarukaho byihariye muri video yihariye.
The Strip rero ndaza kwigaruka sinzi niba ari aba Strip ariko byavuye ariko The Strip na gace kari mu gace kitwa Paradise na Winchester muri Las Vegas ariko nta gundi ariyo Las Vegas abantu bazi ko The Strip buriya bajya gutembera muri Las Vegas bakajya muri The Strip bakaguma gusa bakajya ngo ni Las Vegas wapi Las Vegas na gace gato kari muri Paradise na Winchester so Las Vegas ni nini cyane ku bantu nazagura n'indi video nzabajyana muri downtown ya Las Vegas The Strip uriya nta nubwo ari downtown ntabwo ariyo mujyi mbega iyo bita downtown okay ubu wayita downtown kuko niho hazwi cyane ariko bafite iyo bita old downtown ari naho haba screen yigeze kuba screen ya mbere nini ku isi ariko ubu ngubu hari indi screen yayiciyeho iyo screen ya mbere nini ku isi nayo nzayisura ukwayo nyibereke ni iyo tuvuze screen ni nko kuvuga nka televiziyo nka kuri buriya televiziyo mu rugo imagine televiziyo ya mbere nini ku isi nayo nzayisura nyikorere video yayo nze nyibereke hanyuma rero The Strip ndayigaruka byihari ikindi nakubwira kuri Las Vegas nuko bafite umujyi uba munsi y'amazi no kuvuga umujyi warapfuye ariko amazi araza awujya hejuru ni umujyi bita St Thomas ni umujyi w'aba Mormon abamormo bawubatse kera cyane wubatse munsi y'ikiyaga cya Lake Mead hari ikiyaga cyitwa Lake Mead kiba muri Las Vegas cyaraje sinzi niba ari umwuzure wari wabaye kiraza kijya hejuru y'umujyi wose completely umujyi urazima nyuma yo kubaka kwa Hoover Dam bari bamaze kubaka ikidamu ni nka ya ndi bubakabanza ndumva baba bashakisha nk'umuriro w'amashanyarazi cyase kuzana amazi ahantu bamaze kubaka iyo damu nimba amazi yarabacitse nimba byaragenze gute nabyo nzabibakora ubushakashatsi amazi araza yinjira nko muri Kigali yose amazi yigarura Kigali ajya hejuru hanyuma rero umujyi urazimira St Thomas abantu barahunze umujyi urazimira so iyo amazi rero yagabanutseho gato y'ikiyaga ukuntu ikiyaga nyine amazi ajya agabanuka abantu bahita babona ibisigazwa by'umujyi ukahita ubona nk'amazu ukabona za Kigali Convention Center zo muri St Thomas ya kera kabona utangira kubona amazu so nukuvuga ino lake yaje ikiyaga cyaraje kijya hejuru umujyi urabura gutyo ikindi Las Vegas izwiho ni ukugira amatano y'imbere mu butaka abarirwa mu magana buriya munsi ya Vegas iyo urimo urayitembera wowe ubona hejuru ariko munsi habamo amatano menshi cyangwa se ibyo twakita nk'ibintu byubatswe munsi y'ubutaka akenshi ziba zifata imiyoboro y'amazi imiyoboro y'amashanyarazi cyangwa se ngo bavuga ko n'amatano menshi ariyo yakifashishwa mu gihe habaye imyuzure urumva nk'ibyo byabaye kuri St Thomas baravuga ati St Thomas yashobora amazi kuko ni ahantu hari flat ni hagati muri desert so amazi ashobora kuzagaruka rero yaza bugomba kuba wateguye uburyo abantu bazahunga cyangwa se amazi atashobora kuza akajya mu mujyi so hasi rero buriya rero muri iyo miyoboro bubatse habamo abantu benshi cyane naho bavuga ko habamo abantu bari hagati y'200,000 n'500 batuye maho ngaho munsi y'isi munsi ya Las Vegas urumva ni ibintu bidasanzwe ikindi bagira icyo bita atomic tourism cyangwa se aho abashyitsi bajya gusura ibisasu bya kirimbuzi bakabireba akenshi byakunze kuba mu myaka y'1950 aho abantu bajyaga mu mahoteli bagiye kureba icyo bita ibigeragezo bya atomic bomb mu butayu aho babaga bazigerageza n'ibindi ikindi ni mu butayu bwa Nevada niho bakunda kuzigerageza havutse cocktail ibita atomic cocktail none abantu bakajya nayo bakayinywa cyane bikurura abantu benshi ku isi bajya muri Nevada ikindi nakubwira cyo nuko niho habera ubukwe bwinshi nanone ku isi muri Las Vegas bavuga ko county ya Clark na agace nyine Las Vegas irimo itanga ibihumbi by'uruhushya rw'ubukwe buri mwaka kandi ngo ubukwe bajyana icyo bita drive through wedding ubukwe ushobora kuhaca ugenda uri mu modoka utavuye mu modoka bagira drive through wedding no kuvuga ujya kugura KFC utavuye mu modoka so nabo bagukoresha ubukwe utavuye mu modoka mugasezerana mugakomeza mugenda mutavuye mu modoka niho hantu bibera nagashya kabira muri Las Vegas ikindi ni uko Las Vegas ikora ubukwe burenga 340 ku munsi no kuvuga habera ubukwe burenga 340 ku munsi murumva ko ni ikintu kirenze hanyuma ikindi nakubwira wenda gato mbere ko nzakwinjiza muri Las Vegas neza nuko habi kitwa Alexa Sky Beam kuri Alexa n'urumuri rukomeye kurusha urundi kwisi no kuvuga ishaka urumuri rukomeye cyase rurenze kurenza urundi kwisi ujya ku cyo bita Alexa Sky Beam n'urumuri ruvuye kuri hotel ya Alexa wabasura ira hotel ya Alexa nirwo rumurika cyane kurusha urundi kwisi rugaragara n'indege ziri mu kirere ngo ziciye hafi ya Las Vegas zitazibona urwo rumuri ziri kure cyane kabisa ariko runo rumuri ruzura rubona no kuvuga ino hotel n'uyisura ya Alexa Sky Alexa uzabona icyo bita Alexa Sky Beam n'urumuri rudasanzwe rucana kurenza izindi muri kwisi muri bukakira Cadillac yagiraga itara ricana byatari ririya rero ni nkakana iri nirwo rwa mbere kwisi ikindi nakubwira nuko mu mahoteli 20 manini kwisi
akomeye ku isi nubwo nuvuga za Serena Hotel uvuge za harya zira zo kuri za convention amahoteli akomeye muri Kigali n'ayandi yose uzaba azi ku isi mu mahoteli 20 ya mbere ku isi ushyiramo za Dubai za China za Russia za France na hehe mu mahoteli 20 akomeye ku isi hafi ya zose ziri muri Las Vegas nuvuga muri 20 nzabibabwira muri video igiye gukurikira ndimo ndagana kuri The Strip mbereka amahoteli nka The Venetian ifite nk'iyi hotel bita Venetian ifite amasuite icyo bita suite murabizi ibyo bita amasuite adasanzwe za suite presidentielle yonyine Venetian yonyine ifite suite zirenga 7,100 ga imagine tekereza suite apana ibyumba suite zirenga 7,100 urumva ko ni ibintu bidasanzwe so nzabigarukaho muri inde video iri bukurikiraho ndi gukora kuri The Strip ndayigarukaho hanyuma ikindi mwabonye mushaka ko mutaranakibonye neza mutarakitegereje muri MGM Grand ubwo nasuraga MGM Grand ahantu nahuriye na Clarisse mujye kureba video yahise ahantu nahuriye na Clarisse hariyo intare naberetse igaragaza MGM Grand iriya ntare bayita Leo cyase Leo the Lion intare yitwa Leo ni igishushanyo cya bronze kinini kurusha ibindi muri Amerika nicyo kibura iriya ntare naberetse nicyo gishushanyo kinini cya bronze kurusha ibindi muri Leta Zunze za Amerika ni igishushanyo cya Leo the Lion rero kiri kuri MGM Grand gifite metero 13 na 700 z'uburebure kandi gipima toni 50 no kuva metero 13 n'ibice 7 metero 13 n'ibice 7 z'uburebure kigapima toni 50 kiriya cya kinini naberetse muri ya video wenda ko tunabishobora araza gukatamo gace yongera kabereke nicyo kinini mu bishushanyo bya bronze muri Leta Zunze za Amerika ikindi bakajya nicyo bita high roller n'uruziga rurerure cyane rw'amaso ku isi high roller ni ifite metero 138 z'uburebure ikaba imwe mu ruziga rurerure cyane ku isi itanga panorama y'umujyi rero n'ubutayu hariya muri Vegas bakajya nicyo bita hand of faith ni kinini iyo bita hand of faith nicyo kinini cya zahabu kikaba ari nacyo kinini ku isi kiri Las Vegas no kuvuga bayita Golden Nugget Casino iyo muri Golden Nugget Casino irimo kino kinini cya zahabu no kuvuga muzajye kwasurira hotel ya Golden Nugget Casino irimo kinini cya zahabu kinini ku isi kiri ku mbega ushobora kubonesha amaso yawe nujya muri Golden Nugget Casino uzakibona kikaba rero kiri ku mugaragaro bw'abantu barakibona kigapima icyo bita Troy cyase Troy ounces zisaga 875 mu magambo make rero ubu tugiye gusura iyi ni video itangira urugendo tugiye kubasurisha Las Vegas ntago ari casino gusa abantu benshi bazi ko ari casino gusa oya ahubwo Las Vegas ifite n'amateka ahishe urumva nababwiye umujyi nka St Thomas uri munsi y'ikiyaga imiyoboro yo mu butaka nababwiye hatuye abantu barenga hafi 1,500 bibera munsi y'ubutaka ni umujyi wibitse munsi y'amazi kabisa y'amazi n'urumuri rukomeye ku isi n'ahantu habona cyane masa 24 hoteli za mbere nini ku isi ubukwe bwa mbere bwihuse ku isi nababwiye ko haba drive through y'ama wedding no kuvuga utashaka kuva mu modoka bagukoresha wedding uhita ugenda ni nko kuri ujya kugura pizza cyangwa se hamburger no mujyi uzi ibintu bitangaje kurenza n'ahandi hantu hakomeye cyane hanyuma rero nababwiye n'ikibuga cy'indege ari nacyo twari turiho rero iki kibuga cy'indege mbere yuko nsoza reka nkibabwireho ni ikibuga cy'indege cya Las Vegas bakita Harry Reid International Airport cyase mu magambo make ni LAS aricyo cyakira abagenzi bose bajya cyangwa bava i Las Vegas ni kimwe mu bibuga 10 bikomeye muri Leta Zunze za Amerika kikaba kiri mu gace ka Paradise na Nevada hafi ya The Strip nababwiye no kuva kilometero hagati ya 3 n'5 ugeze kuri The Strip ushatse wagenda n'amaguru kabisa uvuye ku kibuga cy'indege kino kibuga cya Las Vegas ni ikibuga mpuzamahanga cyakira abagenzi basaga miliyoni 57 hagati ya 57 buri mwaka n'ubwo ko imibare ya muri mwaka ushize ibigaragaza kikaba ari gateway cyangwa se na ahantu h'imyidagaduro nacyo ubwacyo kikaba cyakira abantu baje mu manama mu bukerarugendo bwa Las Vegas kikaba nakubwira ko gihereye mu gace ka Paradise Nevada ahantu hatari mu mipaka y'umujyi wa Las Vegas ahubwo buriya ni hafi ya The Strip navuga ko Vegas ari ni abantu bakeka ko The Strip ariyo Vegas kikaba gihereye kuri kilometero 3 nkuko nakubwiye ndetse n'amahoteli akomeye ikindi nakubwira ku kino kibuga cy'indege nuko Terminal 1 yo bita Terminal 1 yakira ingendo nyinshi cyane zo mu gihugu no kuvuga indege nka za Southwest za Spirit za Frontier n'izindi usanga zikoresha Terminal 1 hanyuma Terminal 3 akenshi yakira ingendo rero mpuzamahanga no kuvuga nka za Air Canada za British Airways za KLM za Korean Air n'izindi nyinshi cyane usanga zigunze kugwa kuri Terminal 3 hanyuma Concourse ya D
ni satellite concasse ishobora kwakira ingendo mpuzamahanga ihuzwa na terminal 3 n'umuyoboro wa underground utwara abantu ndetse n'amatrain n'ibindi nubwo ishobora gutabara iyo byakomeye. Ikaba rero kino kibuga cy'indege gifite runway murimo murakireba ndacyakiriho gifite runway enye harimo na runway ya 8L26R ifite uburebure bwa feet zisaga mu 12,800 ikaba runway ya kabiri ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva aho indege zigwa hanini cyane muri Amerika. Las Vegas kino kibuga cy'indege cya Las Vegas gifite ya kabiri ndende muri Amerika. Ikaba rero bavuga ko ifite imyanya cyangwa se inzira z'indege zifite mileage zisaga cyangwa se mileage zisaga 24. Hanyuma ikintu kiyari rero ku kibuga cy'indege narabibabwiye muri video ndaza muraza no kubyumva nkihagera no kuvuga ni kimwe mu bibuga bibiri gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite amamashini ya casino cyangwa se ibiryabarezi. Nuvuga igikandajya ku kibuga cy'indege ushatse wahita utangira gukina ibiryabarezi. Biba ku bibuga by'indege bibiri harimo ikirero cya Las Vegas kinafite byinshi cyane kuko gifite mashine zo gukinaho casino zirenga 1,000 mu nyubako y'abagenzi. Aho abagenzi bimwe kwandi mwicaye muri indege cyaze mucamo mugenda muhasanga imyanya yagenewe gukina casino irenga 1,000. Urumva ko ni hatari. Ikindi ikagira parking zikomeye cyane zakira abantu imodoka zirenga 16,000 ndetse no gukodesha amamodoka amakampanya arenga 10 akora amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7. Abagenzi rero bacaho nakubwiye ko mu 2024 barengaga 58 kikaba indege cya 10 mu bunini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege zirenga 550 zitandukanye zihaza buri munsi ingendo zirenga 150 kuzamura zama gare ya moshi n'ibindi. Ikikaba rero ikibuga cy'indege cyatangiye gukora kera kuko mu 1943 cyari kiro cyitwa Alamo Field. Hanyuma kiza guhindura izina mu 1988 ariko akise McCarran International Airport. Hanyuma muri 2021 nibwo cyafashe izina rya Harry Reid International Airport mu rwego rwo gucyubahiro umusenateri ukomoka hariya witwa Harry Reid. Rero ikibuga cya Las Vegas ni ikibuga kinini gihora kiri busy gifite machine zikomeye zo z'ibiryabarezi niko tubyita mu Rwanda cyaze z'amakasino. Kikagira runway ndende kabisa ya kabiri muri Amerika ikagira n'amaterminal agezweho yubatse mu buryo bugezweho. Hanyuma rero ikindi kintu nakubwira ku bintu bitangaje kuri Las Vegas se ni ibihera reka ahubwo wenda nsoreze kukubwira ushaka gusohokera Las Vegas kuko ibinshi ndagenda mbigaruka mu mavideo akurikira nakubwira nuko ibintu ukwiye kwitondera rero ushaka kujya gusura Las Vegas kugira ngo nimba wahakunze kuri kino video ushaka kubasura ibintu ugomba kwitondera no kuri Las Vegas haba ubushyuhe bukabije kabisa hari hashyushye biteye ubwoba ko hagati y'ukwezi kwa 6 no kwa 7 usanga hari kuri dogere ziri hagati ya 40 na 47 hari nigeze zigera kuri dogere 50 Celsius z'ubushyuhe dogere 50 Celsius z'ubushyuhe urumva ko abashyushye cyane ubwo muri za Fahrenheit biba ari nko mu 110 urumva abashyushye cyane. Hanyuma mu kwa mbere no kwa gatatu nicyo gihe kiza nanone cyane aho ubushyuhe buba buri hagati ya dogere 15 na 25. Hanyuma mu Ugushyingo no Kuboza usanga hakonjemo gatoya ziba ziri muri dogere 10 na 20 Celsius. Bizagufasha rero gutegura imyenda wambara, amazi ugomba kunywa, amarinete ku bakunda amarinete n'imyidagaduro ukuntu bayitwaye yuzi ubushyuhe uko bumeze biragufasha cyane. Birajyana n'ibitaramo. Ikindi ugomba kumenya amahoteli uhitamo ugiyeyo icyo bita the strip hari nicyo bita off strip. So off strip ni ukuvuga agace kose gasigaye kadahuye na the strip. Rero the strip cyase mukara agace ka Paradise niho hari amahoteli akomeye nka za Bellagio, za Venetian, za Caesar, za MGM, za Wine n'izindi nyinshi cyane. Ikindi ni heza ku muntu usuye Las Vegas bwa mbere ni byiza kurara muri kano gace ka The Strip kugira ngo ushobore gutembera. Ikindi uba hafi ibintu byose n'ubwo amakasino, amaresitora, ibitaramo, ubuzima bwa nijoro ububwegere. Hanyuma ikindi iyo ugiye muri off strip urukuva hatari muri The Strip hari hoteli zihendutse cyane nukuvuga ushaka ibiciro bihendutse ujya muri off strip nukuvuga hatari muri The Strip. Ikindi haba hatuje cyane kurenza muri The Strip. Ikindi umuntu ushaka kuzigama cyangwa se no kuhaba igihe kirekire niho hantu nakugira inama yo kujya, ariko bakakugira inama y'ugiye gusura bwa mbere ihangana amafaranga yatanga ujye muri The Strip nibwo uzaryoherwa kurushaho. Hanyuma ikindi ugomba kumenya rero nuko Las Vegas n'umujyi wa cash n'amakarti, ni ukuvuga
byiza ko witwaza cash, amafaranga cash kubera cash ushaka gukina casino urumva bigomba gukoresha cash nyinshi, nizo zikoresha bakoresha amakasino. Hanyuma amaresitora yo akunze gukoresha amakarte n'amabuwate amakarte, ariko cyane credit card. Ugomba, ni byiza kujya muri Las Vegas ufite credit card, bizagufasha kuko hari nk'ama service bataguha udafite credit card. Ikindi ama ATM y'amakazino zifite amacaja amafaranga baguca yandi, ama ATM no buryo gukura cash muri ATM usanga ziri hagati y'amadolari 8 na 12. Urumva rero biba byiza iyo waje witwaje cash zawe, no kuvuga gutegura budget yawe y'imikino utarenza, kandi kugira ngo bigufashe kutaza gutahurira, no kuvuga uze washyizeho budget uvuga ati ndakeneye amafaranga, ushobora kuryoherwa amafaranga akagushiraho. Ikindi amafunguro uzasanga amabife nko mu mahoteli nyine nko muri Wine, muri Bellagio, muri Caesars. Ikindi hari amaresitora akomeye cyane afite Michelin star kabisa, hakaba n'izihendutse nka za Tacos El Gordo, za Area of Sandwich na zino zindi dusanzwe tubona. Ikindi ni byiza no kubookinga amahoteli cyangwa se n'amaresitora akomeye kugira ngo uzabone mu mwanya. Ikindi amashow, haba amashow akomeye yahoraho nka Cirque du Soleil, murayizi ya ari ama performance ya O, ya KA, ya Mad Apple, ahahora ibitaramo by'aba majesty nk'aba David Copperfield, ama concert nk'aba Adele, ba Asha, U2, Lady Gaga, bitewe n'igihuziye. Ariko icyo nkubwiye cyo concert zo zirahahora, nubwo abastari bo muri Leta Zunze Amerika kuva kwa mbere kujya ku cyumweru bahora. Ikindi hahora imikino nk'amakipe yo muri Vegas azwi cyane nka Vegas Golden Knights, za Raiders, murayizi Raiders irazwi cyane. Ikindi n'amanama n'ibiki, so bisaba rero kubookinga kare bitaramo kugira ngo bikorohere. Ikindi kutembera mu mujyi, yawe muraza kubibona muri video mbabwe nanjye gufata taxi aka kantu mwakumvishe murakumva nanjye gufata taxi. Mbara taxi zishobora kuba ziyenda ntago zimenyereye, ndavuga reka nitegure nifatire Uber. Byo n'ubundi inama bakugira nuko ugomba gukoresha Uber cya Lyft, nizo zoroshye zinahendutse Uber cya Lyft, ariko taxi zisanzwe ziba zihari ariko bavuga ko zihenda kurenza Uber. Ikindi haba icyo bita monorail ikora kuri the strip. Ikindi ushobora no gutembera n'amaguru, ushobora kugenda n'amaguru, ariko the strip ifite kuntu ari ndendemo utatekereza kuko iri kuri kilometero zisaga hafi 7. Novuga the strip yose umuhanda urambuye ufite kilometero zisaga 7, ngomba rero ko ntago ari hatoya. Ikindi haba na izo bita ZUX, ni za modoka zitwara, nazo ni experience nziza kubashaka kuzigira. Ndaza kubibereka ndimo ndatembera the strip, ndaza kubereka ZUX muyirebe ukuntu bimeze mu yindi video ikurikiraho. Hanyuma rero ikindi no kwitegura ubushyuhe bukabije nkuko nabikubwiye, biba byiza ufite amarinete kuno mu gishyushyu uri muri desert. Ikindi n'amazi, icupa ry'amazi, ushobora no kuba ufite zino za lipstick, icyo bita lip balm, kubera ubushyuhe buno iminwa ishobora kuba dry. Ikindi ugomba kuba wambaye n'imyenda yoroheje nk'udusengero, maze kubona mu video yanda zaza arano akoze niyambara isengero kabisa. Yes. Hanyuma rero ni byiza kuba ufite nka rinete, kwambara inkweto zo hasi, no kuvuga ama sneakers, kujyana imyenda yoroheje. Ikindi ugomba kuba ufite ikintu kigaragaza ID yawe, ko ahantu henshi nko kwinjiramo bisaba kuba ufite imyaka iri hejuru 21 Ikindi ugomba kuba ufite amafaranga nkuko nabikubwiye. Ikindi witwaje charger ya telefone, ufite icupa ry'amazi n'ibindi bitandukanye. Utuntu twinshi rero wakakwiye kugenda witwaje kabisa. Ikindi ugomba ko hari abaratipinga cyane hagati ya 15 na 20%. Ikindi mu makasino wirinda gufata amafoto kuko akenshi ntago biba byemewe. Ikindi kunywa ku makazino usanga ari ubuntu, drink alcohol, umuntu bintu unywa inzoga iki usanga ari ubuntu, ariko baba bashaka kunakina nyine usanga. Ikindi kwitondera security, umutekano, kuko hafi ya hose hari amakamera muri Las Vegas. Rero itegure Las Vegas rero bisaba guhitamo igihe cyiza, guhitamo hoteli neza, gutegura amafaranga, gushaka show kare, kwitegura ubushyuhe, kumva ko the strip ikora byose byagufasha gutembera Vegas. Reka akangaka kano gacembe nkagarikira kugira itaba video ndende, hanyuma ubutaha ndagaruka mbereka the strip. Turinjira muri the strip nayo nyigusobanuriye urebe ukuntu haryoshye kabisa. Yes, ni ALLY SOUDY ON AIR, mbashimira cyane kandi nshimira na CLARISSE Muhongerwa udufasha gusobanukirwa n'uburyo twakora investment. Bayita LUMIERE Financial Services, muyigane, ndabasigira muri description mu address. Mushora amafaranga bro, mushora amafaranga kugira ngo twiteganyirije ejo hazaza. Tunaritaringa tukira abasore, apana kuzarya amafaranga twarashaje, dutangiye kuyarya hakiri kare. Hanyuma onyita ALLY SOUDY nayo mwite wowe. Thank you so much my brother Abu, BOBEX Studio, thank you so much. Thank you Kojo, thank you nundi muntu wese udufasha kujya ikiganiro ALLY SOUDY ON AIR kije kibagero kimeze neza cyane. Bye bye, ciao. Check 1 2. Mwiriwe, mwaramutse aho muherereye hariho hose. Ni CLARISSE Muhongerwa ubagarukiye. Bamwe wenda bambonye kuri podcast ya ALLY SOUDY ON AIR, turi kuganira ku bintu bijyanye na finances, aho yazaga kunsura muri office yanjye.
nje kubashimira cyane cyane abantu banyandikiye, abantu bampamagaye, abantu bakomentinze kuri video twakoze. Nukuri nasomye buri comment yose, nasomye buri message yose, nubwo ntabashubije individually, ariko mwumve ko nabisomye kandi nabyitegereje. So ndabashimiye cyane kuri feedback, ndabashimiye abambicinze out, ariko nisegura cyane no ku bantu ntashoboye gufasha bitewe n'ibihugu baherereyemo. Ntago ndamenya financial system yo mu bihugu ntabayemo cyane cyangwa se ntizemo. Ndi familiar cyane kuri US na a little bit na Canada, ariko nk'abari mu Rwanda ndacyabyigaho, wenda muri future hari ukuntu wenda nzabafasha, ariko kubw'ubu ngubu abantu bo muri US na Canada nibo cyane cyane dukorana nabo. Ni nabyo bigo binini buri financial industry dukorana nabyo, so mfitemo information ishobora kugufasha. Again no kubashimira, ariko noneho nshaka no kubasobanurira muri detail y'ibyo dukora, kuko video yari ikiganiro urebye nka introduction ibwo yari yaduje kudusura kugira ngo mutumenye ibyo dukora niki. Tuvuge nk'ubu ngubu uri business, ufite business cyangwa se wifuza gutangira business, turakugira inama muri business planning, cyangwa se n'ufite existing business tugufasha muri tax planning. Ibyo bikora gute? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe muri US abantu bari gufilinga taxes, okay? Guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane baba bari gufilinga. So icyo gihe ni igihe wishyura cyangwa se bakugaruriza amafaranga bitewe n'ukuntu wafilinze cyangwa se n'uburyo winjije umwaka washize. Now hari abantu bishyura kubw'ubu kutamenya strategy zo kugira ngo basevinge ayo bishyura. So turagufasha ku making sure ko icyo gihe kugira ngo wishyure tugufasha muri tax planning. Ubu ngubu muri uyu mwanya guhera mu kwa mbere kugeza muri December turi gufasha ama business ukuntu baza strategizinga umwaka utaha ntibazishyura imisoro munini kuruta uko bagombaga kwishyura, you know. So niba uri mu business wona ufite ikibazo cy'umusoro wishyuye last year cyangwa se wishyuye umwaka, tugane tukurebere wenda uko waba warabikoze cyangwa se forms waba warafilinze twagufasha. Ikindi wenda navuga ku bantu bashaka gusavinga for retirement. So hari igihe ushobora kuba ufite ikigega nka 401k cyangwa se ushaka gusetting up retirement account, nawe turagufasha bitewe n'ikigero ugezemo. Retirement burya uyitangira igihe ushoboye, level yari yose uriho financially ushobora gutangira ikigega cyo gusavinga. Ikindi cya gatatu, tuvuge uri umuntu ukunda kuvuga uti ejo hazaza hanjye hameze gute, wita kuri emergency fund, wita again kuri savings, nawe utugane tukugira inama uburyo ushobora kuinvestinga ahantu cyangwa se gutangira kuinvestinga cyangwa se gusavinga ku buryo uvuga uti ndi gusavingira inzu, ndashaka kugura inzu muri future, cyangwa se gusavingira emergency fund, cyangwa se gusavingira cya gihe ushobora kuba udafite akazi. Erega ubu ngubu ufite akazi uratekinga care bills zawe n'ibiki byose, ako tekeza wa munsi utazaba wakoze, ese ufite emergency fund cyangwa se ufite backup y'icyo gihe. So ibyo nabyo twakugiramo inama. Ikindi wenda no kuvuga ngo tuvuge ufite umwana, ufite abana ushaka kuba savinga for college. Abantu bari muri US barabizi ukuntu college ihenda. Uyu munsi niba ubyaye umwana afite umwaka cyangwa se afite amezi angahe, ushaka kumusavingira for college, washyiramo $50, washyiramo $100, ayo mafaranga bitewe na interest ubona arageraga akaba amafaranga hagije kurya adakeneye gufasha student loans. Wumve anything financially, wiba wicara ugatekereza ati ukaba ufite akabazo financially, mu by'ukuri nibaza ko hari ikintu twagufashaho. Nibyo tudashobora kugukemurira twakohereza muri network yacu bashobora kugufasha. Dukorana n'ibigo bikora ibintu byinshi bitandukanye. We meet you halfway bitewe na budget yawe, bitewe nuko wifashe. Ntiwumve ngo ni ibintu by'abantu bagezeyo cyangwa se abantu bafite amafaranga. No, waba ufite 100, waba ufite 1,000, waba ufite 10, waba ufite miliyoni, aho uri mu buzima bwawe niho tugusanga tukagufasha tukakugira inama. So again, nitwa Clarisse, I'm a CPA by profession. So any questions waba ufite zijyanye n'imisoro, zijyanye na financial services, cyangwa se umuntu wumva ari stuck mu buzima bwe akavuga ati I need a switch, ndumva nshaka kwinjira muri financial industry, ushaka career change,
nawe utugane. Dukorana n'abantu baza kwiga just kubumenye cyangwa se bakabikora on the side, so twakubera aba mentors, twagufasha ku stepping in muri industry kugira ngo nawe ugire icyo wigamo cyangwa se ugire icyo wumva wakuramo. Ndabashimiye cyane, byari ibyo nashaka kubabwira. Nongera nshimira abantu ba reaching out, abampamagaye, abakomentinze, narabibonye byose kandi nukuri nabo ntarasubiza, mwumve ko nzabasubiza. Again, thank you so much. Let's keep in touch. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.